twebwe ntabwo twari twanakandagiraho abayuda, ariko turarambiwe kubwo gutinda kw'ibihe biri gutuma abantu bagenda bavamo ni ruto. None se weho ugeze hehe? Rero mu ijuru biba ngombwa ko yirukanwa. Icyo kinyoma arakizana na bugingo n'ubu, nicyo kinyoma yoboje isi, nicyo kinyoma yoboje amadini, aho abantu bashaka kwitwa yuko ari abana b'Imana batitondera amategeko y'Imana. Abantu bashaka yuko babaho mu binyoma. Satani ikinyoma cya kabiri yahishuye muri Edeni ni ukubwira abantu yuko igihe bariye kw'ibyo bizira, kw'ibyo Imana yababujije, batazigera bapfa, ngo gupfa ntimuzagira gute? Ntimuzapfa. Gupfa ntimuzapfa. Na bugingo n'ubu, ubu dushyingura abantu, twaba turi kwirimbuka, yakumva umuntu ari kumubwira umwana amaze kurya ngo yumva azamuwe mu ntera by'akanya gato, ngo ashyira umugabo we. Adamu aramubaza ngo ahari ntabwo waba wariye kuri cya giti? Maze Eva atangira kumubwira ibyiza byacyo, amubwira n'uburyo inzoka ari inyamaswa yakiriye, kandi nayo kuba yakiriye yabashije kuvuga. Adamu ngo ntabwo arishijwe icyo giti nuko abonye ko ari cyiza, ahubwo yatekereje yuko Imana yakuye umugore mu rubavu rwe. Adamu acumura abizi kandi abishaka. Na bugingo n'ubu niko bijya bigenda. Buriya kugira ngo abagabo bakwepe ishyano ryazanywe n'abagore, reka mbivuge gutyo, urugamba rukomeye. Umugore ashaka kwirukana umukozi mu rugo, byakwanga. Iyo byanze, intwaro ya nyuma ni iyihe? Sukurira. Cyangwa akakubwira ngo niba ataruvuyemo ngendagira gute? Abagabo tukemera. Na bugingo n'ubu ishyano ririmo rigenda ryototera haraba hano mu itorero ndetse no hanze yaryo. Ni ukuvuga ngo burya inshuro nyinshi turi kubona abagabo bari kugendana n'abagore bambaye ubusa mu nzira. Ni ukuvuga ngo byaraje, abagabo barasoroma bararya, bambara ubusa mu bwonko. Wakwibaza ngo ni gute umuntu yambara ikote gutya n'ipantaro yarangiza akagendana n'umugore wambaye ubusa? Nuko hari uburyo bajya gusoroma ku mbuto mbi bakazana mu ngo, bagakoresha ibishoboka byose, maze n'abagabo bakemera. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Maranatha, umwami Yesu naze. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Mu gice cya 3 tubona inzoka yoshya Eva. Ariko ku murongo wa 8 hari amagambo akomeye. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Kubera iki bihishe? Twasanze igihe Satani yazaga agahabwa ikaze, agahabwa umwanya na Eva bakaganira. Eva ngo yabonye igiti ari cyiza, ari ikigikundiro, arasoroma, ararya, ashyiraho n'umugabo. Noneho igihe Adamu we yakiraga, Eva igihe yaryaga we nta kintu kigeze gihungabana. Ariko igihe Adamu we yakiraga, akimara kurya, ibyaremwe byose, ni ukuvuga ngo uhereye ku mihindagurire y'ikirere, niko mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi havuga, ukaza ukagera ku byaremwe, ibiti yakundaga amababi yabyo hatangira guhungagurika. Agiye kureba ku ruhande rwe ngo abona inyamaswa yakundaga, za zindi Imana yabonaga ko ari nziza. Arangije abona inyamaswa imwe itangiye kwirukankana ngenzi yayo. Adamu biramubabaza, ariko ntabwo dukwiriye kurenza ingohe. Impamvu Adamu byagenze gutyo, mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi Ellen G. White yanditse avuga yuko ngo Adamu igihe Eva yahingukaga hariya, ngo yaramurebye ngo asanga isura ye yahindutse ukundi. Kandi mwibuke ko Satani yabwiye Eva n'umwe ngo umunsi mwakiriyeho, Imana yari izi ko amaso yanyu azahweza mukamera nk'iki?
nk'Imana. Mu yandi magambo yasezeraniye Eva, amubwira yuko bashobora kubaho ari abere ariko bishe amategeko y'Imana. Kimwe nuko na bugingo n'ubu abantu benshi bashaka ubutungane budakomotse ku kwitondera iby'Imana yavuze. Iki kinyoma twasanze cyarahereye mu ijuru. Satani abwira abamarayika yuko amategeko y'Imana aruhanyije, kandi ko igihe wari umugaba wabo bazabaho mu butegetsi butagira amategeko. Rero mu ijuru biba ngombwa ko yirukanwa. Icyo kinyoma arakizana, na bugingo n'ubu nicyo kinyoma yoboje isi, nicyo kinyoma yoboje amadini, aho abantu bashaka kwitwa yuko ari abana b'Imana batitondera amategeko y'Imana. Abantu bashaka yuko babaho mu binyoma. Satani ikinyoma cya kabiri yahishuye muri Edeni ni ukubwira abantu yuko igihe bariye kw'ibyo bizira, kw'ibyo Imana yababujije, batazigera bapfa, ngo gupfa ntimuzagira gute? Ntimuzapfa. Gupfa ntimuzapfa. Na bugingo n'ubu dushyingura abantu, twaba turi kwirimbuka, yakumva umuntu ari kumubwira umwana, ahubwo inshingano yacu ni ugutinya icyaha kuko aricyo cyazanye urupfu. Hirya y'ibyo tuba turi kugenda tuyoboka ubuyobe Satani yagiye azana. Nyuma yaho rero bimaje kuba gutyo, Adamu reka nigarukire, Eva amaje kuryaho ngo yabonye ko icyo gitari cyiza ari cyo gikundiro, arasoroma agira gute? Ararya. Amaze kurya ngo yumva azamuwe mu ntera by'akanya gato, ngo ashyira umugabo we. Adamu aramubaza ngo ahari ntabwo waba wariye kuri cya giti? Maze Eva atangira kumubwira ibyiza byacyo, amubwira n'uburyo inzoka ari inyamaswa yakiriye, kandi nayo kuba yakiriye yabashije kuvuga. Adamu ngo ntabwo arishijwe icyo giti nuko abonye ko ari cyiza, ahubwo yatekereje yuko Imana yakuye umugore mu rubavu rwe. Adamu acumura abizi kandi abishaka. Na bugingo n'ubu niko bijya bigenda. Buriya kugira ngo abagabo bakwepe ishyano ryazanywe n'abagore, reka mbivuge gutyo, urugamba rukomeye. Umugore ashaka kwirukana umukozi mu rugo, byakwanga. Iyo byanze, intwaro ya nyuma ni iyihe? Si ukurira, cyangwa akakubwira ngo niba ataruvuyemo ngenda gira gute? Abagabo tukemera. Buriya igihe njya mbireba, na bugingo n'ubu ishyano ririmo rigenda ryototera haba hano mu itorero ndetse no hanze yaryo. Ni ukuvuga ngo burya inshuro nyinshi turi kubona abagabo bari kugendana n'abagore bambaye ubusa mu nzira. Ni ukuvuga ngo byaraje, abagabo barasoroma bararya, bambara ubusa mu bwonko. Wakwibaza ngo ni gute umuntu yambara ikote gutya n'ipantaro yarangiza akagendana n'umugore wambaye ubusa? Nuko hari uburyo bajya gusoroma ku mbuto mbi, bakazana mu ngo, bagakoresha ibishoboka byose, maze n'abagabo bakemera. Bantu b'Imana, ntabwo mbivugiye kugira ngo nteshe agaciro umudamu. Ntabwo nyobewe yuko nubwo Satani yanyuze aho ngaho kugira ngo agushe mwene muntu, Imana nayo niho yanyuze kugira ngo icungure umuntu. Byarabaye, barahunga, ariko nubwo bahunze ntabwo Imana yigeze ibahunga. Imana yagiye kubashaka, maze Imana ishaka umuti w'ikibazo, kandi icyo kibazo kirakemuka. Na bugingo n'ubu tugenda twideyembye. Muri uyu mugoroba tugiye gukomereza hamwe tureba uriya wasezeranywe, aho tubona mu itangiriro igice cyaho cya gatatu twari tutangiye gusoma, tukabona uburyo Imana yaje kubagenderera ikabaza ngo Adamu uri hehe? Adamu ati numvise imirindi yawe ngira gute? Ndihisha. Ntabwo byari umugambi w'Imana yuko Adamu yihisha, ahubwo umugambi w'Imana nuko Adamu yagombaga kubona agakiza. Niyo mpamvu igihe Satani yibwiraga yuko atsinze, nibwo yaje guhura n'itangazo rikomeye rigaragaza yuko uko yibwiraga yuko Imana igiye kwica umuntu, abwirwa yuko noneho hagati ye n'umuntu hagiye kujya urwango, maze ibyiyumviro bya Satani byuko we n'umuntu bagiye kunga ubumwe bakamagana Imana hano ku isi, bikaba byanashoboka ko banayitera mu ijuru bakayitsinda bifatanyije n'umuntu, bakifatanya n'abamarayika bacumuye.
ibyo byiyumviro biba impfabusa. Niyo mpamvu Imana itarekeye aho ngaho, byaje kuba ngombwa yuko Imana mu rukundo rwayo ifata umwanzuro. Uwo mwanzuro nta wundi nuko yabonaga ko nibarya kuri cya giti bagahindukira bakajya kurya ku giti cy'ubugingo, nta bindi bagombaga kuramira mu byaha. Imana yacu ni urukundo. Haleluya. Niyo mpamvu yakoze ibishoboka byose ishakisha uburyo yakiza uwo muryango. Tugiye kugera ku murongo wa 22. Uwiteka Imana iravuga iti, dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe ku byo kumenya icyiza n'ikibi, none atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi yo muri Edeni kugira ngo ahingire ubutaka yavuyemo. Yesu ashimwe. Benshi bazi ko kuba Imana yarirukanye Adamu muri Edeni hari ikindi cyangwa se ari urwango yari imugiriye, ahubwo Bibiliya tubwiye ngo kugira ngo atarambura ukuboko agasoroma ku giti cy'ubugingo akavaho aramira mu byaha. Niko mu zindi Bibiliya bavuga. Kuramira mu byaha rero kwa Adamu bivuze yuko iyo aza kurya kuri cya giti yajyaga kujya sitara, yarwara igisebe ntigikire kandi atazigera apfa. Igiti cyamujomba mu jisho, ijisho rikagenda ritonyoroka kandi nta rupfu ruriho. Mwabyumvise? Namwe mutekereze kuva icyo gihe kugeza bugingo n'ubu, uwo muntu wagiye ahura n'ingaruka z'icyaha kandi atari bupfe, isura y'umuntu hari ubwo yabikiriho. Imana rero kubera ko mu Itangiriro 3:15 yari yagaragaje intsinzi yabyo, niyo mpamvu yashatse uburyo iharinda kugira ngo ishake uburyo izacungura mwene muntu. Ryari isezerano rikomeye. Nyuma yaho Adamu abwiwe yuko mu rubyaro rwe hazakomoka umucunguzi, ngo yategereje igihe kirekire, ngo yakirana ngo umwana we w'imfura, ngo amwakirana ubwuzu. Mu gitabo cyitwa Wifuzwa ibihe byose ku cyigisho cyaho cya 3 cyitwa Kuzura kw'ibihe, muri iki gitabo kiri hano, bavuze yuko bamwakiranye umunezero. Noneho mu kumwakirana umunezero, mu gukura kwe haza na murumuna we, igihe bari biteze yuko ari uzaba umucunguzi uzamenagura agatwe k'inzoka, bagiye kubona babona ni ufashe agahirishe mwene se. Byari bibabaje. Imana yemeye ko bava aho ngaho bakajya hanze, ariko muwumve urukundo rw'Imana. Umuntu yakoze icyaha kimwambura ubusa, nibyo, ariko hejuru yaho twari turi gusoma tubona yuko Imana yabashakiye umwambaro mu ruhu. Urwo ruhu rero ntago rwari urw'irindi tungo, rwari uruhu rw'intama. Yesu ashimwe. Kubera iki yabashakiye uwo mwambaro? Nta kindi cyatumye Imana ibashakira umwambaro. Bari bagiye kujya hanze y'ingobyi ya Edeni, aho bazahura n'imbeho, bagahura n'izuba, bityo mu rukundo rw'Imana ishaka yuko uwo muntu azaba hanezerewe. Nubwo yakoze icyaha, Imana ishaka yuko uwo muntu azabaho afite agasigisigi aboneraho urukundo rw'Imana. Haleluya. Niyo mpamvu ahangaha Imana yaharinze, maze ngo Adamu ngo akajya abwira abana be, akabajyana ngo ku musozi, akabereka Edeni, akababwira ngo hariya niho twahoze, kandi kutumvira niko kwatumye tuva muri iriya ngobyi. Bana banjye rero, nta kundi mukwiye gutinya icyaha, mukanga Satani, ngo icyo gihe ngo yagatambira y'igitambo, maze akabereka inzira bakwiye kunyuramo. Niyo mpamvu igitambo yabigishije gutamba nta kindi cyari igitambo kivushwa amaraso. Yashushanyaga ko Kristo agomba kuzaza akamenera umunyabyaha amaraso. Yesu ashimwe. Ngo iri sezerano mw'icyo cyigisho cyitwa Kuzura kw'ibihe cya 3 bagaragaza neza ko iri sezerano ngo Adamu ngo yarinze ageza mu myaka 930 agitegereje kubona umucunguzi. Hakurikiraho abandi kugeza ku gisekuru cya 7 kwa Henoki. Abo bose ngo bagiye bapfa ngo batabonye gusozwa kw'iryo sezerano. Bigenda uko ibihe bigiye biha ibindi, bigeze ubwo Ezekiyeli ngo nawe mu gihe cy'ahanura baravuga ngo ibihe biraza, ibindi bigahita, ngo nyamara nta hishurwa na rimwe risohora. Nta kindi bashakaga kuvuga nuko ubuhanuzi bwo kuvuka k'umucunguzi. Yesu ashimwe.
babonaga yuko buri gutinda. Niyo mpamvu mw'icyo gihe bari baragiye bashyiraho gahunda, habaho gahunda y'imiryango izavuka mu mucunguzi. Abo bantu bagombaga gutegereza iby'iryo sezerano. Muzasome icyo cyigisho neza, ndakibatuye. Icyigisho cya gatatu n'icyigisho cya kane, ngo maze kubwo gutinda bigeze ubwo nabo babivamo, ubwo abantu bagendaga batamba ibitambo, bigeze ubwo bihinduka, bigera ku rwego rw'uko noneho ibitambo n'amaturo bahindura babigiramo bizinesi. Noneho ku rusengero bakaba bafite urwuri rw'intama. Bamara kugira urwuri rw'intama, umunyabyaha atakigowe no korora itungo ngo arizane, ahubwo agomba kuzana amafaranga kugira ngo abone igitambo. Igitambo mujya mwumva abaririmbyi benshi baririmba, ariko nabyo ni ingaruka yo guta ijambo ry'Imana. Jya kumva abantu bavuga ngo iyo umuntu yabaga ari umukene yirukankaga inyuma y'inuma, nibyo? Yego. Akayirukankaho, yamara kuyirukankaho maze ngo ijuru ryabona wa muntu yarushye, maze ngo rigahagarika inuma hariya, ukagenda ukagira gute? Kayifata. Siko abantu benshi babizi se? Siko babizi? Muzashakaho byanditse muhambwire. Ntaho mwabona. Impamvu igitambo cy'inuma cyabagaho, yemwe nimunasoma mu Balewi muzasanga harabagaho ni umukene wa nyuma yabaga ashoboye korora n'ibishwi. Ni ukuvuga ngo ziriya numa ntabwo ari izo birukankanaga, ahubwo nizo babaga baroroye. Iyi myigishirize rero igenda iza buri munsi, nta kindi igendereye, ni ukwigisha abantu agakiza bakodokeye, ndetse no kumvisha yuko agakiza kari koroheye abatunzi kuruta uko abakene kagira gute kaborohera. Bivuze ngo umutunzi watangaga ikimasa, imfizi, cyangwa se agatanga intama, n'umukene watangaga inuma. Ni ukuvuga ngo bose ibitambo byabo byaremerwaga bishingiye ku mutima waje uherekeje icyo gitambo. Ariko igihe gikwiriye gisohoye, ngo isezerano ryagombaga gusohozwa. Mu cyigisho cya kane mu bifuzwe byose batubwira yuko igihe gikwiriye gisohoye, ngo umucunguzi wari mu isi yavukiye hano mu isi. Yesu ashimwe. Rero bantu b'Imana, igihe Yesu yavukaga hano ku isi byari byifashe bite? Byari biri mwako kayubi ko kuba bamwe mu batambyi nta kintu na kimwe bari bitayeho, ndetse bahugiye mu gushaka inyungu. Bigeze ubwo kuza k'umucunguzi gutungurana. Byaje kugera ku rwego hano muri iki gitabo cya Korani, mu byumve kuntu bavuze uwo mucunguzi wagombaga kuza. Abazashaka kureba ni ku isura ya 19 yitwa Mariyamu, mu gice cyaho cya 16. Bagaragaza uburyo ki, ndabihuza na hano muri Bibiliya, haba muri Luka, ariko turebe muri Matayo, tuhabona avuka ku murongo wa 18. Baratubwira ngo kuvuka kwa Yesu Kristo uko kwagenze gutya: nyina Mariya yari yarasabwe na Yosefu, ariko igice cya mbere umurongo wa 18, ariko yari ataramurongora. Babona afite inda y'umwuka wera. Umugabo wa Yosefu yari umukiranutsi kandi adashaka kumukoza isoni ku mugaragaro, yigira inama yo kumubenga rwihishwa. Akibitekereza, marayika w'umwami Imana aramubonekera mu nzozi: Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'umwuka wera. Azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Amen. Kuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo umwami Imana, ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisohore ngo, dore umwari azasama inda,
azabyara umuhungu, azitwa Emanueli, risobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Haleluya. Iri jambo iyo tubonye kuvuka kwe, guhera muri Mika igice cya 5 tuhabona yuko Bibiliya yavuze ko azavukira i Betelehemu. Kandi Yesaya nawe yari yaragaragaje yuko ku murongo waho igice cya 7 umurongo guhera ku murongo wa 14 niho hari haravuzwe izina azitwa. Ariko hano muri Korowani ho mwumve uko bahavuga. Baravuga ngo igihe marayika yabonekeraga Mariya, marayika aravuga ati, nje nk'intumwa yoherejwe na Allah umugenga wawe, nahawe itegeko ryo kuza kukubwira ko uzabyara umwana w'umuhungu, uzaba ari umuziranenge, azarangwa no kugira imico myiza cyane, ari umukiranutsi. Mwabyumvishe? Mariya arabaza ati, byashoboka bite ko nabyara umwana ntarabonana n'umugabo n'umwe, ntarigeze mba indaya? Marayika aramubwira ati, uko uvuze niko bizaba. Umugenga wawe aravuze ati, icyo ni ikintu kinyoroheye gukora, kandi tuzamugira ikimenyetso cyo kwereka abantu ububasha bwacu buhambaye, bugaragariza abantu ko twihariye ubumana bw'umwihariko. Yesu ashimwe. Twihariye ubumana bw'iki? Ikintu kijya kimbabaza ni uburyo bene iki gitabo bahakana yuko Imana, ubumwe bw'Imana babuhakana, ariko igihe Imana hano muri iki gitabo narakizengurutse ijya kwivuga, ntabwo yivuga mu bumwe, ahubwo yivuga mu bwinshi. Nk'uko muri Bibiliya ivuga ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu. Hano rero ngo kigaragaza ko turi ubumana bwihariye. Uyu mwana rero abazakomeza baravuga ngo maze Mariyamu atwita inda y'umwana w'umuhungu witwa Isa. Abonye amaze gutwita ava mu bantu be aritarura, niko bo bagaragaje, ngo ajya inyuma y'umudugudu. Ariko Bibiliya icyo nashakaga kugaragaza nuko icyo Bibiliya yavuze ndetse n'ibindi bitabo bigenda bitagihakana, ni ukuvuga ngo Kristo niwe wari utegerejwe n'amahanga yose. Amen. Igihe cyaje kugera rero, igihe gikwiriye, muri icyo gitabo cy'Ibifuzwe byose guhera ku ipaji ya 30 muzasomamo yuko ngo intumwa y'ijuru ngo yoherejwe kuza kuburira abayuda, kubamenyesha yuko umucunguzi w'abari mu isi, uwategerejwe imyaka myinshi, agiye kuvukira hano mu isi. Maze igihe yari amanutse ngo aringanije ijuru, ngo araza ngo yanze kujya mu yandi mahanga, ngo kubera ko andi mahanga ngo yaramenyerejwe gusenga ibigirwamana, tegura n'intebe azicaramo nk'umwami uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Ariko igihe ngo marayika yitegerezaga, ngo nawe ubwo yagize ubwoba, maze aratangara, yibaza uko byagenze n'uburyo ngo Zekariya yari yarabibwiwe, n'uburyo abantu batiteguye. Maze marayika biramubabaza. Igihe marayika ngo yari afashe umwanzuro wo gusubira mu ijuru, ngasubiranye iyo nkuru nziza, yari agiye kubwira abayobozi b'iby'umwuka, ababwira yuko umucunguzi yavutse. Maze ngo agiye kubona, ngabona nta myiteguro, afata umwanzuro wo gukubura amababa ye asubira mu ijuru. Igihe yari asubiye mu ijuru, ngo azamuka aringanije imisozi, mu misozi y'i Betelehemu ngo hari abashumba, ngo bahoraga biga mu ntambara ikomeye, niko bavuze, ngo bagenzura ibimenyetso by'ibihe. Ngo igihe marayika yatereraga umusozi asubiye mu ijuru, ngo asanga abo bashumba ngo baracyari kwiga, barimo bagenzura ibimenyetso. Maze ngo arangije ngo aravuga ngo mbonye abantu biteguye by'ukuri. Haleluya. Yesu ashimwe. Ahari twebwe ntabwo twaba turi gutera ikirenge mu cyabo, ni ukuvuga ngo nahoze ndi kwegeranya ibimenyetso, ndeba uko ubwami bwagiye busimburana, nsanga isezerano ryo kuvukira mu isi kwa Mesiya ryamaze hafi imyaka 4,000 n'imyaka 4. Yesu ashimwe. Gutinda
kwaryo kwatumye bamwe babivamo, biza gutuma basigara bakora iby'imihango gusa. Ntabwo banze kurireka burundu, ahubwo bakomeje gushakira inyungu muri ibyo ngibyo, nk'uko na bugingo n'ubu benshi muri iri torero benshi babayeho. Bamwe bashaka kubera abasitari muri iri torero, ariyo mpamvu usanga benshi bari kwirunda mu makorari mbere y'uko birunda mu mushyikirano bakagiranye na Kirisitu. Kubwo gutinda bituma abantu benshi bagenda banambuka, bakarushaho kugira ubukristo bw'imihango. Yesu ashimwe. Isezerano rigeze mu myaka 2000 n'imyaka 4, noneho utekereze, none twebwe kuva Yesu avuye hano mu isi agiye mu ijuru, aho yavuze ngo agiye kudutegurira, bimaze imyaka ingahe? Si 2000. Twebwe ntabwo twari twanakandagira abayuda, ariko turarambiwe. Ahari se twebwe nibigera mu myaka 2000. Yesu ashimwe. Yaraje aratureba aho twari turi avuye inyuma mu gikari, araza aratubwira ati, mwabagabo mwe, ati muhora mbabona mujya gusenga, ati ariko mubwire umugabo wanyu yuko natinda nta numwe azarokora. Ati barunaka ahita bavuga izina ngo mukate ari inyuma murebe ko atari bo bari kunywa inzoga. Kandi koko na bugingo n'ubu uhitishijemo burarirwa kugira ngo ushyire abantu muri guma mu rugo no kubarekura ngo banywe ku karubanda, yakubwira ko yahitamo kuguma mu rugo ibaho. Kuko burarirwa ivuga yuko mu gihe cyaguma mu rugo, igihe utubari twari dufunze, nibwo inzoga zanywewe cyane ku bwinshi. Bitewe n'iki? Abatinyaga kujya kunywera mu tubari banywereye mu byumba byabo. Nibyo? Benshi mbere yuko Covid iba, nigeze nza hano, ahangaha haruzuraga mukabura naho mushyira abantu. Ndabeshya? Mwibwira ko abandi byagenze bite? Kubwo gutinda kw'ibihe biri gutuma abantu bagenda bavamo ni ruto. None se weho ugeze hehe? Bantu b'Imana, igihe cyaje kugera, abo bashumba ngo marayika igihe yazamukaga ngo yabonye yuko adakwiye kujyana iyo nkuru atayibamenyesheje, nicyo cyatumye abamenyesha yuko umwana w'umuhungu yavutse, umucunguzi w'amahanga, uwo bategereje igihe kirekire. Maze abashumba nabo banezezwa no kumva iyo nkuru, ngo yanze gusibangana mu ntekerezo zabo, mumva bafite ishyaka. Maze marayika w'Imana ni wabayoboye, maze bashaka amaturo bajya gutura umwami Yesu. Muri icyo gihe, muri uwo mwanya, ku rundi ruhande mu ijuru hari irindi tsinda ry'abamarayika, ngo bari kugenda mu kirere bakoze ngo mu ishusho y'inyenyeri, ngo abo bamarayika ngo bagendaga baririmba indirimbo ivuga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Ngo iryo tsinda ry'iyo nyenyeri ryari ryarahanuwe n'umuhanuzi Baramu. Abanyabwenge b'iburasirazuba ngo bahoraga biga ibimenyetso byo kuvuka k'umucunguzi, kuvuka k'umwami wa Isiraheli, ngo bakomeza kubyiga. Ngo igihe barayibonye barayimenya, ariko ntago yari inyenyeri, nabo bamarayika bagendaga baririmba. Haleluya. Ijuru ryari ryishimye, ibotambye bari gukora imirimo nk'uko byahoze, ariko batazi neza yuko umucunguzi w'amahanga yamaje kuvukira hano mu isi. Yesu aza hano ku isi, aravuka. Icyakora abo banyabwenge, iyo nyenyeri ntabwo yabaretse gusa, kuko nubwo bari iburasirazuba, Bibiliya itubwiye ngo iburasirazuba nta handi. Hariya mu itangiriro twari turi, twabonye yuko Adamu na Eva berekeye hehe? Iburasirazuba. Kayini amaje kwica Abeli, nawe ngo yagiye yerekeye iburasirazuba. Mu yandi magambo, iburasirazuba nta handi. Iburasirazuba ni mu byaha, ni mu bantu bateye Imana umugongo. Ariko aho hantu hariyo abantu benshi, ariyo mpamvu insanganyamatsiko yacu ivuga ngo amahirwe, ubutumwa bwiza, amahirwe aheruka ku batuye
isi. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, hari abantu bari hanze hariya, ba bandi bahora biga ariko bakumva ntibari gusobanukirwa, batari bamenye umucyo ngo bawuhakane. Abo bantu nabo bagiye kuzabona inyenyeri y'ubutumwa bwiza, ijwi rya marayika wundi. Abo ngabo bazakurikira iryo jwi, nk'uko muri Yohana 10:16 bavuga ngo izo ntama nazo zikwiriye kumva ijwi ry'umwungeri zikaza zigahurira mu rwuri. Mw'icyo gihe, igihe abatambyi n'abandi bari abayobozi mu by'idini, bari bashinzwe kuririmba, bari bashinzwe imirimo yose, abitwa abaherodi, abeseniya n'abandi n'abazerote, bose bari bari i Yerusalemu, nta kintu bari bamenye. Abanyabwenge b'iburasirazuba bo barabimenye, kandi bakurikira iyo nyenyeri ibageza ku gakiza. Ni nako muri iki gihe giheruka Imana iri gutegura uburyo ki amahanga yose agomba kumva ubutumwa bwiza, abantu bagasobanukirwa n'ibimenyetso. Kubona ibimenyetso ubwabyo bigakangura abantu yuko ubwami bw'Imana buri hafi. Niyo mpamvu igihe gikwiriye ntabwo yaje gusa ngo avukire hano ku isi. Yesu yaje mu isi kugira ngo aze gucungura umuntu. Ntabwo kuvuka byonyine byari bihagije, kuko Adamu yari yasezeraniwe yuko urubyaro rwe ruzamenagura agatwe k'inzoka. Igihe rero Yesu yari ari hano ku isi, yarakuze akora imirimo myinshi nk'uko mubisoma muri Bibiliya, ariko biza kugera ubwo uko yagiye akura, bitewe n'uko kamere y'Imana na kamere ya kimuntu bitabasha kubangikanwa, biza kugera ubwo bamwanze akiri mutoya. Yakuriye hano ku isi ngo biza kugera ubwo ababyeyi be, igihe yari amaze imyaka 12, Yesu ashimwe, bagiye i Yerusalemu. Igihe bajyaga i Yerusalemu mu minsi mikuru, byaje kuba ngombwa yuko ababyeyi bavayo ari uruvunganzoka, maze ngo igihe bari kugenda mw'icyo kivunge, maze Yesu ashaka gusigarana n'abatambyi ngo yongere abibutse ibyahanuwe. Amen. Igihe rero yasigaraga, ababyeyi be ngo baragiye mu kumushaka, bamushaka iminsi ngahe? Iminsi 3, niko Bibiliya itubwira. Kandi ni nako bijya bigenda, burya guta Yesu biroroha, ariko kongera kugaruka mu murongo birakomera. Niyo mpamvu mbwira abantu, nimba ugize amahirwe yo gushyikira Yesu, jya umukomeza. Igihe we yasigaraga i Yerusalemu, ngo nta kindi yasigaye ari gukora. Ikintu cya mbere yasigayeyo, ngo yaragiye yagera aho hari ishuri ry'abana b'abahanuzi. Iryo shuri ryari ryaragiyeho kera, hari ryari ryarashyizweho na Eliya no mu gihe cya Samweli, birakomeza biba umugenzo kugira ngo batazigera bayoberwa yuko umucunguzi w'isi yavutse. Ariko aza kuvuka, iryo shuri rihari, abari kuremo barabaye abayobozi ariko ntibabimenya. Ariko Yesu aza gusigara i Yerusalemu. Igihe yasigaraga i Yerusalemu, nta kindi yakoraga, yagiye ahata abatambyi ibibazo. Arababaza, se ko muri kwigisha aba bana ibya Mesiya uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma? Arababaza ati, none uwo Mesiya yaba yaraje cyangwa ntiyaje? Abatambyi ngo ntabwo yaje. None se ko twumvishe yuko hari abanyabwenge baturutse iburasirazuba, kandi abo banyabwenge bakaba baraje, bagera kwa Herode, bikaba ngombwa ko Herode afata umwanzuro wo kwica abo bana b'impinja batarengeje imyaka 2. Ibyo byabayeho cyangwa ntibyabayeho? Basubira mu bitabo, barambura imizingo. None se ko Mikayeli yarahanuye yuko mu gice cya 5 yuko azavukira i Betelehemu, kandi icyo gihe bikaba byaravuzwe ko yavukiye aho ngaho, niko byagenze? Bareba bagasanga ubuhanuzi baragaragaza ko uwo mwana agize gute, yavutse. Ariko biza kugera ku rwego rukomeye aho bamwanze burundu. Noneho Yesu arangije, amaze kubabwira icyo ngicyo, mu bifuzwe byose aravuze ngo yaragiye yicara muri ya ntebe yamuteguriwe. Barangije ngo aka kana nigahaguruke. Ngo barabaje ngo ariko uyu mwana ni uwo kwande. Barakurikirana basanga ari uwo kwa Yosefu. Bareba ibimenyetso byose yatanze bagasanga bimwerekezaho. Barabata, ese ko se tumuramye umwana wo kwa Yosefu hariya mu batindi se yayobora? Bantu b'Imana, Yesu icyo gihe ngo bamwanze ku mugaragaro,
icyo gihe ababyeyi be baramubona, ariko reka mbabwire yuko igihe cyageze inshingano yamuzanye hano ku isi, ubugambanyi, guhera mu gice cya 26 muzabisoma cya Matayo, aragambanirwa bigeze ubwo afatwa. Igice cya 27 bamujyana kwa Pilato. Yesu acirwa urwo gupfa nk'uko ijambo ry'Imana ryabivuze, arapfa arahambwa, maze Yesu amaze guhambwa igihe cyageze arazuka. Amen. Igihe bamushyinguraga kugira ngo banahindure bavuge yuko atazazuka, ikintu cyantangaje ni kimwe, nahangaha n'uburyo bashyizeho uburyo bwo kurinda imva y'ingo atazuka. Ariko ikindi cyashimishe ku gice cya 28, duhere ku murongo wa 62 igice cya 27, nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato, baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse. Abyumvishe? Maze ubwo ni muri Matayo, maze kuyoba nyuma kukaruta kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. Pilato arababwira ati, ngaba abarinzi, nimugende murindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, baho mu bushishi ku gitare, kugira ngo igitare n'umunwa w'igituro babushyiraho ibimenyetso n'abarinzi bahari. Mu bindi bitabo bagaragaje ko bashyizeho abasirikare bageze mu 100. Nuko ku munsi w'isabato ushize, ku munsi wa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Hariho igishyitsi cyinshi, kuko marayika w'umwami Imana yari yamanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare, akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Ba barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda umushyitsi, basa n'abapfuye. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya, kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Amen. Ntari hano kuko yazutse nk'uko yavuze. Nimuze murebe aho umwami yararyamye. Nimugende vuba mubwira abigishwa yuko yazutse, kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho muzabonera, dore ndabibabwiye. Haleluya. Reka mbabwire bavandimwe, Yesu yaratsinze, yarabambwe, atsinda umwanzi. Kandi gupfa kwe ntago kwari impanuka, byari umugambi w'Imana kugira ngo inyoko muntu yirukaga ku bitambo, umuntu akorora itungo rikunze, yewe agahora abona imikumbi ye igabanyuka kubera ibyaha akora. Hari hakenewe umucunguzi w'abari mu isi. Uwo nta wundi ni Yesu. Yarapfuye arazuka, kandi nk'uko yabivuze ku gituro cya Lazaro, yaravuze ngo nijye kuzuka n'ubugingo, unyizera naho yaba yarapfuye azabaho. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana, isomo risoza, ni isomo rikomeye abantu benshi muzi. Murambure Yohana igice cya 3, murongo waho wa 16. Reka duhere ku murongo wa 14. Haravuga ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa, kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Haleluya. Reka mbabwire, icyaha cyari kimaje kurushya umuntu. Yemwe birashoboka ko natwe muri iki gihe tuba tutakiriho, ariko
byabereyeho kugira ngo nitumwizera tubone ubugingo buhoraho. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi, ntabwo ari abari mu isi, ni abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu ashimwe. Yakunze abari mu isi bituma itanga umwana wayo w'ikinege. Reka mbabwire, ni ukuvuga ngo byari bigoye cyane kugira ngo tubyiyumvishe, ariko icyo nasomye nuko igihe kizagira tugahishurirwa neza, igihe tuzaba tugeze mu ijuru, ngo tuzerekwa filime yo gucungura mwene muntu uko byagenze. Ngo Kristo ngazatwereka uburyo ki uko icyaha cyambitse Adamu ubusa, ngo ni nako cyamwambitse ubusa ku musaraba. Maze ngo icyo gihe abana b'Imana nibitegereza uburyo ki mu gashyamba ka Getsemani Kristo yarwanye urugamba, bakabona uburyo Satani yamweretse yuko abo yaje gucungura ari bo bazamwica, bakamwereka uburyo ki we ubwe yifuje ko igikombe kimurenga, ariko akavuga ngo bye kuba uko nshaka ahubwo bibe uko ushaka. Maze ijuru rikohereza marayika waryo, maze icyo gihe ngo nitubibona tukabona uburyo ngo yaturitse imitsi hakavamo amazi avanze n'amaraso, maze tukabona ku musaraba tukabona urupfu yapfuye, tukabona uburyo yazutse, maze ngo tuziyambura amakamba yacu tuyarambike ku birenge bya Yesu. Bantu b'Imana, umugambi w'ubutumwa bwiza ni ukugira ngo tumenye urukundo rw'Imana. Nubwo umuntu yacumuye, Imana ntabwo yamutereranye. Nubwo turi kugenda dukora ibyaha nkana, Imana ntabwo idutererana. Haracyariho amahirwe yuko yamanitswe kugira ngo nitumwitegereza muri we tubone ubugingo buhoraho. Imana y'amahoro iduhe kwizera urwo rukundo rwayo, iduhe kwizera igitambo cya Yesu Kristo. Nibyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.